yaramufanaga cyane nubwo batari bagahuye. Yakundaga ibiganiro akoraga akabishyira kuri TikTok bimara nk'iminota 3. Uwo mukobwa yumvaga aziranye n'uwo musore witwaga Naziri 100%. Muri wo kwiyumvamo ko ari inshuti ye, umuvandimwe we, mbese nk'umuntu basangiye ibere. Hari igihe rimwe umusore yigeze gushyira agafoto yapfushije umubyeyi. Uwo mukobwa amara iminsi 2 ari kuririra mama wa Naziri batari baziranye. Yamukundaga kubi, ntiyaryamaga atumvise ibiganiro bye. Iyo bagafite agahinda, ababaye, yishimye, nezerewe, arakaye adashaka kuvuga cyangwa arwaye, yajyaga kuri account ya Naziri agashakaho ikiganiro yumva. Byose byabaga bihuye n'ibyaciyemo cyangwa ari gucamo. Iyo yabaga atashyizeho ikiganiro gishyashya uwo munsi, yasubiraga inyuma akajya kumva ibyashyizeho kera. Yaramaze umwaka wose amukurikira, gusa agatera comment nk'abandi bose, amubwira ko akunda ibyo akora nubwo Naziri atasubizaga. Yifuzaga ko bahura bakaganira nibura akamubwira ukuntu amukunda. Muri iyo minsi we n'umukunzi wose bo ntibari babanye neza cyane. Yitwaga Sibomana, Karihina akiyita Sibo. Bari bagiranye ibibazo bikomeye, nyamara byaturutse ku kantu gato. Uwo mukobwa witwaga Tamara yarayananiwe cyane kubera ko yavuye mu mirimo yo mu rugo agatinda guteka agahita aryama. Uwo munsi yari yabyutse ahinga, nyuma ya saa sita we na mama we bajya gusukira amasaka. Ahagana saa 11 ajya gukura ibirayi ahantu bari babyejeje, ariko ntibahita bateka, bajya kwegura ibitoki byari byaguye munsi y'urugo. Kuri uwo mugoroba Sibo yaramuhamagaye. Tamara amubwira ko ari guhata ibirayi, ko batinze guteka, amusaba kwihangana iminota mike. None asoje guteka no kurya, umunaniro wamubanye mwinshi, ariko nubwo ibitotsi byari byamuganje, ntiyahise aryama atavugishije umukunzi we. Yaramuhamagaye ati sheri, ndananiwe byatari, niriwe mu kazi kenshi pe. Sibo ati wakoze akahe kazi? Yaramusobanurira, amaze kumusobanurira amubaza uko we yiriwe. Sibo nawe amubwira uko yabyutse akajya muri papeteri bwakwira agataha. Niko kari akazi ke ka buri munsi. Tamara ati rero sheri, ndananiwe kandi urabona ni saa 4:30, reka nze kuguhamagara mu gitondo, ariko nta mayinite mfite ndaza kukubipa nka saa 1. Umusore ati we nawe sheri, umunsi wose washize tutavuganye, reka tuvugane basi iminota 20. Tamara ati telefone ndaza kuyisinziriraho, nyumva ndananiwe. Nubwo bwose yaramubwiye akantu ko kandi, umusore ntiyabuze kumubwira ati ubwo ufite abandi mwavuganye njye kumva udashaka kunyumva. Tamara yacitse intege ati ariko sheri, ubwo ibyo nakuzumva ari ubusa, ndananiwe byumve. Gusa niba ukeka ko hari abandi mba navugishije we ngakuburira umwanya, reka nihangane tuvugane. Ngiye kunywa amazi ngarabe mu maso, wenda ndagarura imbaraga. Umusore ati bikore nta kibazo. Tamara yamwiyumvagamo cyane kuko Sibo ahoraga akiye ameze neza kandi akamenya kumubwira amagambo aryohereye. Ariko nanone yari afite imico yo kwikunda kandi atumva neza amarangamutima ye, rimwe na rimwe bagapfa ko yamubwiraga amagambo y'ibishegu. Tamara yarabikoze ariko akomeza kumva ananiwe. Umusore atangiye kuzana ibiganiro amubaza imyenda arayemo kwisa, niba arayambaye cyangwa atambaye. Tamara yabyangaga kubi, kuko yaramubazaga ibyo bibazo ntiyabikundaga, we yabifataga nk'ibidakwiriye. Yarongera amubwira ati sinakubujije kumbaza niba ndaye nambaye cyangwa ntambaye sheri, ibyo bintu simbikunda urabizi. Umusore ati none se kuhanze kuza kunsura ngo urare, nakugira ne? Wenda iyo uzana ari kubibona senge mbikubaza, ariko se ntujya unatekereza uko byaba bimeze? Tamara ntiyifuzaga ko ibyo bihinduka ikiganiro, kandi nubwo yaranyweye amazi akanagaraba mu maso kuko arimo uburira agashyuhe katangiye kumugeramo agatotsi karaza, maze Sibo yavuga akajya yikiriza gusa atanumvise. Sibo yatangiye kujya amubaza ibibazo. Tamara ati yego ari ibyo yibereyemo. Byageze aho Sibo ararakara ati ariko sheri, ubundi kukubaza ukikiriza ngo yego gusa. Tamara ati oh sorry, agatotsi kari kamfashe. Nawe ati ngaho dukomeze, urumva nakubazaga ngo niki cyagushimisha turamutse turaranye. Icyo kibazo cyaramujinyaga kumusubiza, arambika telefoni ku ruhande arisinzirira. Mu gitondo cya kare yakangutse asanga yamuhamagaye inshuro 3 zose yamubuze. Hari agana saa 10 aribwo akangutse. Yagiye hanze agarutse telefone yishyira ku ruhande afatira arasinzira karahava. Yakangutse saa 2 asanga umusore yamuhamagaye izindi inshuro 2. Yaramubipye ntihita amuhamagara ashira iminota 30. Tamara yatangiye imirimo akomeza asukira amasaka hari hasigaye. Yafashe telefone nka saa 4 asanga Sibo yongeye kumubura. Yabonye ashize saa yose amubuze, yanga kumubipa atekereza ko yaba afite abakiriya benshi, aravuga ati wenda ku mugoroba asoje akazi araza kumvugisha. Telefone yashyize mu mufuka atangira akazi. Yatashye saa 9 kuva mu gitondo atigeze aruhuka kuko yifuzaga ko we na mama we basoza aho basukiraga. Yageze mu rugo aroga, arya ibya saa 6, telefone yari igiye gushiramo umuriro abayicaginze. Icyumba yararagamo nta prise yabagamo, byamusabaga gucaginga muri salo. Yayishyize siransiye ngo batamuhamagara igahanuka kuko yarayishyize ku kameza amaze gucaginga baryamye. Yakangutse ashize amasaha 2 ajya kureba telefone muri salo aho yayicaginze, asanga Sibo yamubuze yanamwandikiye ubutumwa burebure. Yari yanditse ati ndabizi ugira abasore benshi bagutereta, nijoro wanze ko tuvugana uca amazi wanga kongera kunsubiza, ahari wari wavuganye n'abandi barakunaniza, ibyo byo ndanabizi. Wakomeje utyo wanga kumfata mu gitondo kugeza ubu, ni gute wavuga ko nkunda utanyitayeho? Ubwo butumwa bwatumye Tamara bwuza amayinite aramuhamagara, asanga ari kuyivugiraho. Yahise amufatiramo aramubaza ati harya uzajya unshaka kumamagare, njye ninga ukenera nkubure, uretse ndaje ngo uhamagare hari umuntu turi kuvugana. Tamara ntiyabyishimiye, gusa yaratuje ajya gutondera igitoki. Telefone yari yayisize mu nzu yibwira ko umuntu baravugana iminota nk'10 wenda. Yatoneye yihuta ashize iminota 10 ajya kureba telefone yarasize. Yasanze Sibo yamubuze inshuro 2 mu minota 2 yari ishize. Yaramuhamagaye Sibo ntiyayifata.
Mu buzima busanzwe Tamara yahamagaraga umuntu ntiyajyaga arenza inshuro imwe. Yagiraga akantu ko kuvuga ko umuntu w'umusore cyangwa umukobwa utaragera mu myaka 40 nibura nta kuntu yananirwa kureba abamuhamagaye bakamubura. We guhamagara umuntu rimwe gusa ntiyitabe byabaga bihagije, avuga atarabibona amamagare. Ibyo byatumaga arekeraho ntahamagara umuntu kenshi, keretse iyo yabaga ahamagaye umukecuru cyangwa umusaza na wa muntu utazi gukoresha telefoni. Kwandika ubutumwa ngo nakubuze noneho kandi yaguhamagaye n'umufate yabifataga nk'ubusazi. Yaribazaga ati ndamwandikira ngo namubuze we ntaraba yabibonye. Nubwo yarateye atyo kandi abantu bose babimuzeho ko atarenze inshuro imwe ahamagara umuntu, kubona uwo musore yakundaga cyane yari yanze kuyifata, yaketse ko ari uburakari yagize, maze yongera kumuhamagara indi nshuro ngo amwereke ko amukeneye, ko yifuza ko bavugana. Sibo ntiyayifashe. Tamara abanza gusohoka, asoza gutonora ibitoki atereka ku ziko. Sibo yamwandikiye ubutumwa burebure cyane ati njye ndambiwe kukwingingira kumvugisha, ubu ufite abandi wavugishije. Ese noneho wabaye iki kumpamagaye wavuga ko nta mayinite ufite? Ubu yirangizaga gutyo uri kubipa? Wasanga ugura mayinite ukayahamagaza abo basore bandi. Umunsi umwe uzakumbura ukuntu gutesha umutwe ngo uhamagara buri kanya. Tamara yongeye kumuhamagara, Sibo amufashe ntiyagira icyo amuvugisha. Tamara aramubwira ati banza utuze turaza kuvugana umeze neza, kuko sinakwishimira gukomeza kuvuga njyenyine wikiza nkaho udashaka kunganiriza. Uko gushwana kwabo byatumye bamara iminsi 2 batari kuvugana ngo bahuze. Sibo yari yirakaje amubwira amagambo mabi amucyurira. Tamara nawe atangira kumurakarira cyane no kumva ko umukunzi we adashobotse. Bari bapfuye ikintu cyoroheje, ariko Sibo yabigize birebire. Nyuma y'iminsi 2 barakaranyije, yigire kuri TikTok ngo arebe niba Naziri yafandaga yabashyizeho ikindi kintu. Uwo mwanya abonye ikiganiro cyari kimaze amasegonda 58. Yari agiye kucyumva mu wa mbere. Yagiye muri comment abanza kwandika ati ndi uwa mbere, abaza nyuma mu like. Nawe yakanze like yambere kuteri, atega amatwi ikiganiro cya Naziri yitonze. Hari ukuntu Naziri yabaga avuga ibintu bibabaje ufite agahinda, yageraho gukebura abantu akavuga mu ijwi rikankama, mbese ari wa musore umenya ibyo avuga n'ijwi abivugamo. Ibyo rero Tamara yabikundaga kubi. Icyo kiganiro Naziri yagitangiye agira ati hari igihe wumva urukundo urimo rumeze nk'umuriro, wagira ngo ugokera ubusa, ukavunika ngo urwuhire, umukunzi wawe ntabihe agaciro ntabibone, ukajya uhora witeguye kwisobanura mu gihe wakoze akantu runaka wenda yakubuze kuri telefoni. Rimwe na rimwe mukabana nk'abari guhangana, habuze uwemera ikosa ryabayeho cyangwa ukaba ari wowe usaba imbabazi ngo amahoro ahinde buri gihe. Birababaza kwisanga ari wowe uhora ku ruhande rw'ikosa. Ntabwo bigomba kumera gutya, ariko ibyo bintu yaratangiye kuvuga byahuzaga neza n'ibyo Tamara yari ari gucamo. Yari yagabanyije volume ya telefoni, none ahita yizamura amariramo kugira ngo atagira ijambo na rimwe rimucika. Naziri yarakomeje ati urukundo nyarwo ntirugusaba kwishyira hasi uko bukeye n'uko bwije, ntirugusaba kuvuga byinshi ngo wumve, ntirugusaba kwisobanura buri usize telefoni ku ruhande ugasanga umuntu akubuze. Umukunzi nyakuri iyo umubwiye ngo ndarushye reka ngo uhamagare mu kanya, agira impuhwe aho kugira umujinya. Iyo umubwiye ngo nari mu mirimo sinari mfite umwanya, yumva agaciro k'ibyo wakozeho kugira ngo agusuzugure cyangwa se ngo yumve ko ibyo wakozeho bimurutishije. Urukundo rwiza ntirukugira imfungwa y'igihe, imfungwa y'amarangamutima yawe cyangwa y'amarangamutima y'uwo mukundana. Uyu munsi wibaza uti ese uyu muntu turi kumwe turakundana koko cyangwa ndimo kwigira imbata y'amarangamutima ye? Mu kanya saa 2 ndagarukana ikindi kiganiro ndakubiramo ibintu byakubwira ko urukundo urimo ukwiriye kuruvamo, ntuze kujya kure. Tamara yazenze amarira mu maso ati mbega umusore wagira ngo ibyo madi gucamo nibyo afata agakuramo ikiganiro, cyangwa hakaba hari umuntu bimubwira. Uyu musore nzamufana kugeza nshizemo umwuka. Nubwo yamufanaga yababazwaga nuko nimero ye nta hantu yayibonaga. Naziri ntiyari yarigeze agaragaza nimero ye, yarazaga akishyiraho akavideo nanasubiza comments z'abantu bateraga. Hari igihe yigeze gukora video abantu batera comments zirenga 100 bamutoka, guhera ubwo yahisemo kutazongera kuzisoma. Icyo gihe yari yakoze ikiganiro avuga ko urukundo gusa ntacyo rumaze mu gihe nta kintu cyo kurukomeza gihari, ni ukuvuga amafaranga. Yagiraga ati ndabizi abantu benshi bazumva ibi bazatungurwa, ariko ndavuga ukuri, urukundo rutarimo amafaranga ni nk'inyubako idafite fondasiyo. Ushobora gukunda cyane ariko niba nta mafaranga ahari urukundo rwanyu ruzasubira inyuma. Abantu benshi batekereza ko urukundo ari amarangamutima gusa, ariko ndababwiza ukuri mu buzima bwa buri munsi amafaranga niyo atuma ubuzima bugenda neza. Ku bantu bubatse ingo baba mu nzu ikodeshwa bakundana cyane, nibo basobanura icyo urukundo rwaba rumaze babuze yo kwishyura inzu, kugura ibyo kurya, kwita ku bana n'ibindi byose bisaba ubushobozi. Ntabwo mvuga ngo amafaranga niyo yonyine y'ingenzi, ariko niba nta mafaranga ahari urukundo ari amagambo gusa ntacyo byaba bimaze. Reka mbabwize ukuri, nemeranya n'abakobwa benshi bikundira abagabo bakize kandi baba bafite impamvu nziza. Reka tubivugaho neza. Umusore ukennye cyane atagira icyo akora, nta n'inyota yo gukora no kwiteza imbere afite, uwo ntakwiriye urukundo, yaba ari kuyobya umukobwa. Ntibikwiriye ngo umukobwa mukunde kubera ko byaba ari kwishyira mu kaga. Abakobwa bazi ko ubuzima bugoye kandi bashaka umuntu ubafasha kubaka ejo hazaza heza. Mu gihe umusore atagira intego, adafite ubushobozi bwo gukora ndetse adafite gahunda yo kuzamura imibereho ye, urukundo rwabo rushobora kubabera umutwaro. Ese ko bavuga ngo nimugakundane nta ntego mufite, urumva umusore utagira urwara rwo kwishima intego yagira ari iyihe? Itari yo kugukoresha ibyaha unashonje gusa.
ariko umusore ufite imirimo akora, ufite akazi, aba akwiriye kujya mu rukundo. Kandi niba bivuze ko umukobwa azakunda amafaranga ye gusa, kuko abakobwa bo baba bareba ahazaza. Akenshi umusore ntimusaba kuba mwiza ku isura kugira ngo abone urukundo, ahubwo bimusaba kuba agaragaza ko bakundana yamurinda mu buryo bwose. Niyo mpamvu abakobwa benshi bahitamo abagabo bafite ubushobozi, kuko baba bazi ko bazabana barinzwe. Umusore udafite amafaranga ntagire ubumenyi, ntagire umuryango ufatika wamuremera, akaba ari aho gusa, uwo ntuzamukunde. Kuko nubwo wowe washaka kumuhindura ubuzima, nawe udafite ubwenge ntuzabuhindura. Ni nko gushyira imbwa mu kiraro wizeye ko biraza gutuma ihinduka inka. Icyo gihe akijya muri comments yasanze abasore bamututse, hamwe umuntu yamutukaga undi akaza agasubiza ku cyo yamututse amwunganira, bakaba nka 25. Yasomye comments 100 za mbere asanga nta n'umwe bemeranyije, harimo abamututse ku babyeyi no ku myanya y'ibanga. Abandi baravuze bati kamaze kubyimida kubera ubufaranga bwa TikTok, none kaje gutera abantu iseseme ngo karabagira inama. Urukundo se ko rwihitiramo, amafaranga niyo ruzana. Nubwo bwose hari abari bamushyigikiye, wakinjira yahuye na comments mbi cyane. Ibyo byatumye ahagarika gusoma no gusubiza comments ngo batazanamuca intege. Tamara we rero ntiyarabizi, yamwandikiraga kenshi muri comment asaba nimero, abandi benshi bakaza bagasubiza kuri iyo comment bavuga ko nabo bayikeneye. Ariko Nezeri ntiyazisomaga cyane, iyo yarebagamo yaheraga nko kuri 2 za mbere agascrollinga amanura ntazisome zose. Yarakunzwe kuri TikTok, afite abantu bamukurikira barenga 100,000, ku buryo buri video yagiraga comment zirenga 1,000 rimwe na rimwe. Kuzisoma akazirangiza zose ntiyari kubibasha n'ubundi. Kuri uwo munsi Tamara yakomeje uturimo two mu rugo, ari nakanyuzamo agahamagara umukunzi we nawe ntamufate. Yarategereje ko saa 2 zigera kumva ikiganiro cya Naziri yari yabasezeranyije. Zaragize asanga none yakoze ikiganiro cyiza. Muri we yumvise nkaho yaramaze iminsi agitegereje. Ikiganiro cyari gifite titre ivuga ngo witinya kurekura umuntu ngo nuko kimukunda, kuko ari igira urukundo rwonyine ruba rudahagije ngo wishime. Yakinnye video, Naziri aratangira ati ndabizi biragora kwemera ko umuntu mukunda, biragora kwemera ko umuntu ukunda ashobora kuba atari ukeneye, biragora kumva ko wakoresheje igihe cyawe, amarangamutima yawe n'imbaraga zawe ku muntu utazi agaciro kawe cyangwa utiteguye kugufata uko bikwiriye. Ariko ukuri nuko gukomeza kwihambira ku muntu utaguha ibyo ukeneye binaniza umutima kurusha agahinda waterwa no kumureka. Hari ibintu 5 bikomeye bigomba kukubwira ko igihe kigeze, nubwo waba ukimufitiye amarangamutima ukava mu rukundo hakiri kare. Icya mbere ni mu gihe urukundo urimo ruhora rukubabaza cyane kuruta uko rugushimisha. Niba buri gihe uhora mu gahinda, wowe n'uwo mukundana mugahora mu kutumvikana, rimwe na rimwe ukajya wibaza niba muri kumwe agukunda cyangwa uri mu rukundo wenyine, muri iyo couple mbese ari wowe ufitemo imbaraga nyinshi, icyo gihe ntibiba bikiri urukundo, kuko urwo rukundo ntirwatera imbere. Urukundo nyarwo rwa amahoro ntabwo ruhora rugutera guhangayikishwa n'uko muri kumwe urebye nabi yanakoreka. Iyo uri mu rukundo bikagira ubwo usaba ibintu by'ibanze nko kwitabwaho, igihe kiba kigeze ngo urwo rukundo ruvemo. Icya kabiri, mu gihe uhora ugerageza kwisobanura cyangwa kwigira utari we kugira ngo umubere wakeneye. Niba wumva ko ugomba guhinduka cyane kugira ngo agukunde, niba uhora utinya kuvuga ibikuri ku mutima agatakwanga, menya ko urukundo rwawe rutazaramba, kuko uzisanga uri kwiyibagirwa kandi umuntu ugukunda nyakuri agukunda ukuri, atari ukugira ngo umushimishe gusa. Icya gatatu, ni mu gihe ibyo uha agaciro wabica amazi nubwo byaba byoroheje. Niba ibyo ukunda, ibyo wubaha, ibyo uharanira kugira bigira urwenya cyangwa akabitesha agaciro, biba bisobanuye ko mudahuza. Yakomeje kuvuga ibindi bintu anarenza kuri 5 yari yavuze, agaruka ku kuba mukundana atagushyira mu hazaza he, atemera amakosa, ari wowe ufatiye mbere ngo ukemure ikibazo mu gihe cyavutse kandi bikaba buri gihe, mu gihe muri kumwe hari ibintu wirinda gukora kandi ubusanzwe atari bibi kugira ngo atarakara n'ibindi byinshi. Asoje kuvuga izo mpamvu zatuma umuntu ava mu rukundo, yarakomeje ati iyo udashoboye kurekura uba wigize inyuma amahirwe yo guhura n'umuntu wa nyawe. Uri kwibwira ko nta wundi uzakwitaho, nyamara kwibabaza ukagumana nawe bituma ukomeza gufunga inzira zawe wa wundi wari kuzakomora ibikomere, uba uri kumutinza. Kugumana n'umuntu nk'uwo bigutera guhora mu gahinda, ukisanga utangiye gutinya urukundo, abandi bantu, hahandi ugeraho ukaruvamo wenda guturika umutima, maze ukajya uvuga uti nzapfa ntongeye gukundana. Abandi bo bafata abantu bose kimwe, yaba ari umukobwa kumva ko nta musore muzima ubaho, urukundo ari scam, ari ikinyoma, yaba umuhungu nawe bikabuko. Ni ukuri ntuzitwike ngo undi yote. Ikintu gitangaje ni iki, rimwe na rimwe urukundo rw'ukuri ntiruza mu gihe ufite umutima wakomeretse kubera urukundo wahozemo. Ruza muri cya gihe wamaze kwemera ko gutandukana atari ugutsindwa, ahubwo ko ari uguhitamo kuba muzima mu buryo bwose. Erega burya gutandukana si urupfu, ni intambwe yo gukiza umutima wawe. Kureka umuntu ukimukunda birababaza, ariko ni ikimenyetso cy'uko wimenye ukiyubaha kandi ugahitamo gutera imbere kuguma mu rukundo rukumunga buhoro buhoro. Agiye gusoza yaravuze ati hari abantu baba bifuza kumenyaho byinshi, kuko nza hano nkivugira ibyo mvuga gusa nkigendera, ariko uyu munsi ndabereka uburyo twamenyana mu buryo bworoshye. Niba ibi mvuga bigukora ku mutima ukaba wifuza ibirenze ibi, rimwe na rimwe ukaba wumva wigunze wabuze uvugisha, rwose njye ndahari. Ngenda umusore nk'abandi, ariko impamvu natangiye gusangiza abantu izi nama nuko nizi iby'imitekerereze y'abantu n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, ni ukuvuga psychology. Ndi mu nzira yo kuba umujyanama mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uwo bita umuterapiste, kandi buri munsi nkora uko nshoboye ngo mbone uko mbivana mu magambo gusa, ahubwo mbishyire mu bikorwa. Nshaka kugera ku bantu noneho byanya byo bitari ibya TikTok, cyane cyane urubyiruko bagenzi banjye, kuko buriya dufite agahinda kenshi tubika ku mutima wacu,
tukaba tutagasohora ngo tukabwira uwo ari we wese. Iyo urebye usanga urubyiruko ruhura n'ibigeragezo bikomeye kandi akenshi nurubona uruvugiro cyangwa abantu bakumva uburemere bw'amarangamutima yarwo, hari ikintu benshi batabona. Ihungabana rikomeye n'ahandi riri hatari mu rubyiruko. Kwikunda no kwigaragaza neza ku mbuga nkoranyambaga, kwigira intwari mu bantu nibyo bibaranga, ariko imbere mu mitima yabo haba harimo gucika intege, kwigunga no kwiheba. Abenshi bahemukiye mu rukundo, bamwe bakiri bato ntibari bazi ko urukundo rushobora kuvamo igikomere kiruta kuba wasitara impfunira. Iyo basutse amarangamutima yabo bakabibwira umuntu bizeye, uwo muntu hari ubwo atabumva neza akababwira ati nawe sha uko k'umukobwa cyangwa ati ko k'umuhungu akakuriza kweri, abantu baraza bakagenda bro cyangwa ati sister ntiwuzuye, akakuriza yaragusanze ku isi, kandi uwo muntu amutakira kuko aba ari gushirira imbere yenda guturika yamwizenga amufashe. Kubera ko tutagira abantu bumva agahinda duterwa n'urukundo rero, ukaba utarerera nka mama wawe ngo umubwire ko umusore yakwanze cyangwa umukobwa, usanga benshi bahorana agahinda gakabije bakiheba. Uzi ko hari abahungabana umuntu akabyita ugukabya. Hari n'abandi bantu batigeze bakundwa na rimwe mu buzima bwabo, iteka bagasanga bakunda ariko ntibakundwe. Buri wese agendana igikomere, abenshi ntibagira aho baruhukira. Iyo bavuze umuntu batega amatwi, baba nk'abari mu mwijima bakarira bonyine, bakagumana inkuru zabo mu mutima, batinye kubwirwa ngo ibyo ntibisanzwe, nawe ugira umutima ukomeye ukubwana. Kubw'iyo mpamvu inama nkunze gutanga n'izishingiye ku bibazo abantu bahura nabyo buri munsi nkibanda ku rukundo. Ntabwo mbikora nk'umuganga, ahubwo mbikora nk'umuntu ubyumva neza, wabinyuzemo kandi wabyigiyemo, ushaka kugira icyo amarira abandi. Ubutaha nzakomereza ku nsanganyamatsiko zivuga uko wamenya ko wowe ubwawe ukwiriye kwiha urukundo mbere yo kurushakira ku wundi cyangwa kurumuha, ndetse no ku buryo bwo kwiyubaka nyuma y'urukundo rwagukomerekeje. Niba hari icyo wanyandikira rero, ushaka inama, ushaka ko tuganira nk'abavandimwe, cyangwa ukaba wifuza kuganira n'umuntu utagucira urubanza kubera ibyo wakoze, ugutega amatwi yitonze, ukaba utifuza ibinyuranye n'ibyo navuze haruguru, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara kuri nimero ya 079. Nakira ubutumwa, gerageza gusubiza uko nshoboye, kandi icyo nakwizeza ni uko ibyo mbwira bizaba hagati yacu. Ntabwo ntanga igisubizo kuri byose, ariko hari igihe umuntu aba akeneye umuntu umwumva mbere y'uko yifuza igisubizo. Gusa hari aho biba ngombwa ko umuntu anyishyura, bimwe bifite ikiguzi. Niko abaterapisite dukora, ni nk'ubuvuzi. Iyo maze kumva ikibazo ufite, tuvugana mu buryo bwiza bw'uko twese twabyungukiramo, nkagufasha nawe ukamfasha unyishyura. Ubusanzwe abaterapisite cyangwa bano bantu bakora akazi ko kuganiriza abantu bafite ibibazo mu mitekerereze bakabafasha gukemura ibibazo byabo, bakora akazi kabo bifashishije uburyo butandukanye, aho baganira n'umurwayi bagamije kumva ibimubangamiye, impamvu z'ibibazo bye ndetse n'icyamufasha kubikemura. Batanga ubujyanama, aribyo bamwe bita counseling, kugira ngo bafashe umuntu kwiga uko yakwitwara neza, guhindura imyumvire n'imyitwarire imugiraho ingaruka mbi n'ibindi. Banakoresha uburyo butandukanye, rimwe na rimwe bagatanga imiti cyangwa izindi gahunda ziba zigamije gufasha umuntu. Naziri yaraherutse gufungura akantu kameze nk'agakirinike cyangwa ivuriro rito, aho niho ari kujya akorera nk'umuterapisite wigenga akora ku giti cye. N'ibiganiro bye byinshi niho ari kujya bifatira amashusho. Yakomeje asobanura ko mu kwishyura umuntu yishyurwa bitewe n'ikibazo afite, ariko uko babanza kubivuganaho kuri WhatsApp cyangwa kuri telefone, birangira anavuze agace akoreramo n'amasaha bari kuboneka muri kirinike ye. Nyuma na nyuma Tamara yarabonye nimero ye, yaramwandikiye ati nitwa Tamara, ndagukunda cyane, ngukurikira kuri TikTok, niho nkuye nimero yawe. Yamubwiye ikibazo yagiranye na Siwo, Naziri nawe ahita amusubiza adatinze. Icyakora amugira inama ikomeye cyane, amubwira ati nibyo nakoze ikiganiro kigaragaza igihe wavira mu rukundo, ariko biriya ntiwabigenderaho ngo uhite uruvamo, ahubwo hari ikindi wakora mbere yo gutandukana nawe, ni ukumuganiriza mukaba mwagikemura. Nk'icyo kibazo cyanyu byaba byoroshye niba nawe ashaka ko mugumana, niba ashaka umubano mwiza, kubera yuko kubaka ni byiza kuruta gusenya. Icyiza ni uko uharanira kuguma mu rukundo urimo, ugaharanira kurugira rwiza aho kugira ngo ujye gushaka urundi. Buriya umuntu agerageza kuba mwiza, akagerageza no gukora ibintu bye neza, byakwanga akabona kubivamo. Iyo uri mwiza mu rukundo, witwara neza, ubona neza ko inshingano zawe uzubahiriza, nibwo ushobora kuvuga uti urukundo kurugira rwiza byananiye, noneho reka nduvemo. Umukobwa ati ibyo nta ribi, ndabizi ararakara nk'iminsi 3 cyangwa 4, nimva nk'umuyaga acururuka yongere kumvugisha. Ariko njye icyo nsaba ni kimwe, maze igihe kinini ngukurikira, nta kiganiro cyawe na kimwe ntumvise, kandi tekanira comment sinzi niba uzisoma. Ahari wumvise icyifuzo cyacu, bikaba ari byo byatumye utanga nimero yawe. Icyo ngusaba ni ukunyemerera nkaza aho uri nkakubona amaso ku maso. Ndagukunda, ndagufana, nshaka ko tuvugana, nkamenya niba kuko uri umuntu bya nyabyo. Hari igihe mbavuga ngo uri umuntu wo muri telefoni gusa, wo muri TikTok, numva neza ko nyine mu buzima busanzwe utabaho. Naziri yarasetse aramubwira ati nta kibazo twabipanga. Yamubajije aho atuye, yumva Tamara atuye kure cyane. Ku modoka hari harimo urugendo rw'amasaha 6 yose. Naziri we yiberaga mu mujyi, umukobwa atuye hafi y'umupaka. Yaramubajije ati none se nuza hano mu mujyi uzarara utashye bigukundire kutakure cyane? Nawe ati wenda nzaze ngumane gusa nongere nkatisha mpita nsubirayo.
Nazira ati sha biragoye pe, ariko niba wifuza kuhagera koko wowe uzatege saa 10 zo mu gitondo, uzagera hano nka saa 4 tuvugane, wongere gutega nk'iya saa 8, saa 2 z'ijoro uzaba wagezeyo, uzaze tuganire dusangire, nanjye nzishimira guhura n'umuntu ukunda ibyo nkora. Bahanye isaha kuko Tamara we yaramubwiye ko mu gitondo ari buzinduke. Icyo kiganiro bakigeranyaga na saa 2 n'igice z'ijoro. Tamara yabwiye mama ati mama ngiye muri salo, ejo ndazinduka njya kureba wa musore mfana. Na mama yarabizi ko amufana. Tamara yaramubwiye ati Nazira nyemere ko tubonana, ndagenda nifotozanye nawe agafoto nibura. Mama ati nawe uzi guhinda, nakubwira iki? Yagiye muri salo bararetusha, akora inzara neza, agaruka mu rugo. Yahamagaye umukunzi wese bo nk'inshuro 5 ngo amubwire gahunda afite, yanga kumufata ahubwo amwandikira amubaza ati none utangiye kwifuza ko tuvugana, banza wumve ko ndafite akamaro mu buzima bwawe, nibwo nzakwitaba wamaze kureka iyo miteto. Tamara yumvaga yashyushye adashaka kwiteza ikintu icyo ari cyo cyose cyamubabaza. Yateguye agakanzu ari kugenda yambaye kiza cyane, inkweto arahanagura. Yasubiye ku muhanda ajya aho bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, agura mikoro, agura n'urupapuro. Yageze mu rugo, rwa rupapuro rwandikaho amagambo agira ati nguhaye mikrofone ntoya ariko ifite ubushobozi bwo gufata ijwi ryawe neza, kuko kuryumva rivuga amagambo nkeneye kumva binyongerera iminsi yo kubaho. Ubutumwa bwawe burakenewe kandi bukora ku mutima y'abantu benshi, nanjye Tamara ndimo. Komeza utere imbere kuko ndi umufana wawe wa mbere kandi nzahora ngufana, ndagukunda Nazire. Yamaze kurwandika rwona mikoro abishyira mu gakarito keza cyane gahambiriye utugozi tw'umutuku n'ubururu. Yabishyize iruhande rw'uburiri araryama. Hari ahagana saa 4. Saa 9 zuzuye yari yabyutse atangira koga. Yambara udukote yari yarayahanaguye, yagura agakarito kagashyira mu gikapu, ashyira mu mugongo yerekeza muri gare. Ntabwo babwije rero afite, icyari kimuri ku mutima nicyo cyari gikomeye. Ibyasi wamuteshaga umutwe ntiyarakibyibuka, yari yamwibagiwe. Yageze muri gare saa 9:50, asanga imodoka zijya mu mujyi ziteguye kugenda. Iyo yinjiyemo yaburaga 2 gusa. Saa 10 zuzuye yaragurutse agenda atuje cyane, afite amatsiko yo guhura na Naziri bakifotozanya. Ayo mafoto agashyira kuri TikTok ye nawe akatwika. Saa 3:50 yarageze mu mujyi nyuma y'amasaha 5:50. Ahamagara Naziri amubwira ko hageze. Naziri yaratangiye ati koko se wahageze? Nawe timbwira ahubwo ngo sanga. Naziri ati sinari nakagiye kuri clinique, ndi mu rugo, egera umumotari umwe tuvugane mubwira harakugeza. Mu minota itagezemo 10 bamaze kuvugana, umumotari yaramugejeje. Umukobwa yavuye kuri moto, mucuti wa Naziri ahita agenda yishyura amafaranga. Aramubwira ati Naziri umbwiye ngo waje, mbamagaza hano ntegereje motari. So witwa Tamara? Amwenyura cyane ati ni njyewe. Uwo musore yaramwibwiye ati ni karibu, dutuye haraguru gato y'akagahanda k'igitaka. Ni iminota 2 gusa, ni kuri iki gipangu reba. Hirya gato hari hahagaze undi musore ari kumufata amashusho, ariko Tamara ntiyaramwitayeho. Bati intambwe nk'eshanu, umusore abanza kubipa Naziri amusaba kuba bahagazeho gato. Tamara agihagaze yabonye Naziri akingura umuryango w'igipangu. Yaje yitonze abonye Tamara nawe abanza kwifata mu maso. Yarambuye amaboko, Tamara biramurengaza yiruka aramuhobera. Naziri nawe yamuzamuye hejuru, umukobwa akomeza kumuhobera cyane. Naziri yarakeye, yari muremure, ari umusore utunzwe n'imbuga nkoranyambaga no kugira abantu inama. Yamuhaye ikaze binjirana mu rugo. Yabaga mu nzu nini irimo ibyumba 4, abana nabo basore 2. Icyumba kimwe bagitekeragamo, ikindi bakagikoreramo kuko bose bari bafite imbuga nkoranyambaga zibatunze. 2 bisigaye, kimwe kikaba saro, ikindi bakakiraramo. Wa musore wafataga amashusho yarabakurikiye baza mu nzu, afata ndetse Tamara ari kwicara, ajyana kamera mu cyumba nawe aza kuganiriza umushyitsi. Byari ibyishimo bidasanzwe kuri Tamara. Babaye bamwakiriye igikapu bagishyira ku ruhande. Naziri yaramubwiye ati wihangane ugeze hano ntarateka. None rero kugira ngo tuganire neza, ngwino umfashe guteka. Nta mukobwa w'umushyitsi urabizi. Kuba warushye byo ndabyumva, wavuye kure, ariko sinatuma wicara gutyo gusa. Tamara yaramwenyuye arishima cyane. Wa musore yagiye kuzana kamera, mu gihe batekaga bafata utundi duce twa video. Batetse Tamara amubwira ukuntu yari afite amatsiko yo kumubona, akaba amubonye nk'uko yamutekerezaga. Yanamubwiye ko arushijeho kumwishimira bitewe n'uko arahise amwakira nk'uwo basanzwe baziranye. Batetse ibyo kurya bimeze neza, bazana n'ibyo kunywa barasangira. Wa musore niko yagendaga afata utuvideo tugufi cyane ku buryo Tamara yabonaga nta kintu kirimo kuko atarenzaga amasegonda 15. Bamaze kurya baganiriye byinshi ariko batigeze bavugana ku bijyanye n'urukundo. Ahubwo baganiriye ku byo bakunda, ibyo banga, hano batembereye, akazi bakora n'ibindi. Tamara we yamubwiye uko mu cyaro yabyukaga ahinga, bagara, yuhira, yahira n'indi mirimo yo mu rugo, ariko akabivuga mu rwenya rwinshi. Basoje kurya, Tamara yaramushimiye aramubwira ati nshaka cya gikapu nazanye, nakuzaniyemo akantu. Barakizanye kuramo kadaramuhereza. Mu kuyimuha bahise bafata amafoto n'amashusho barifotozanya nk'uko yabyifuzaga. Yateye hejuru ati ayo mafoto se murayampa? Nabo bati yose turayakwiheru yijyanire. Byari bitwenge gusa, hari kamorale na modo nziza. Nyuma yo kwifotoreza kuri kado, bagiye no hanze barifotoza, bifotoza amafoto atandukanye. Bamaze kwifotoza, Nazira amujyana kuri clinique ye ngo ayirebe, amusobanurira neza uko akora akazi ke, uko abantu bamugana akabafasha, nuko bamwe baca amafaranga iyo bakeneye ubufasha buhoraho cyangwa bwariye mu buryo runaka.
Kameramani nawe yarakomeje gufata amafoto n'amashusho. Nyuma yaho Naziri na bagenzi be baramuherekeje bamujyana aho bategeraga imodoka. Aho banyuraga abantu benshi cyane barebaga Naziri, cyane cyane abakoreshaga TikTok kuko bari bamuzi. Ariko ntiyarabiteho cyane, we yari yiteye kuri Tamara wenyine. Nibwo Tamara yabonye ko burya ari icyamamare kuko abantu benshi bari bamuzi. Kuva mu rugo we kugera muri gare aho yari yaje kuri moto, bahagiye n'amaguru. Bageze ahategera neza, Naziri wari ujya muri agence aho bakatishiriza, amuzanira itike yanamwishyuriye, arayimuha, amusezeraho amuhobeye, abantu barabarangarira. Yamaze kumusezeraho amuhereza cya gikapu cye, yinjira mu modoka. Ako kanya we n'abagenzi be bateze akamoto kabasubiza mu rugo. Tamara aguma aho ngaho mu modoka ari kurira kubera amarangamutima y'ibyishimo. Naziri n'abasore bakigera mu rugo beditinze amafoto bayamwohereza kuri WhatsApp. Bari bayakoze neza cyane, harimo n'ayuko yaturukaga hirya aje kumugwamo. Akiyarangariye, Naziri aramuhamagara amubaza ati umeze neza, imodoka yahagurutse? Naho ati yego yahagurutse hashize iminota 10. Hari saa 9:30, aramubaza ati ubusore ageraho ryari? Naho ati saa 6 se, burandageraho saa 3:30 hafi saa 4. Naziri aramubwiye ati wantangaje Tama, nishimiye kukubona, byagusabye kwigomwa. Hari utuntu nagushyire mu gikapu, ufungura uturebemo niba utaratureba. Yarebyemo asanga amushyirimo agakarito gato karimo isaha, udukofi two mu ijosi n'udukomo two ku maboko duhenze. Icyatumye Naziri abikora nuko yari yabibonye ku mafoto yari yamuhereje nimugoroba. Umukobwa byaramurenze, abifata nk'ikintu gikomeye cyavuye ku muntu yafanaga. Yari yashyizemo n'akandiko yanditseho ati unteye imbaraga zo kuzakomeza gukora ibyo nkora. Iyi mikoro wampaye niyo nzajya nkoresha ibiganiro byose kuzageza ishaje. Wakoze kuza, nawe ujye wambara utwo dukofi. Ni ikimenyetso cy'uko nishimiye urukundo wanyeretse. Tamara kimara kugasomera amuhamagaye, maze Naziri amubwira ko utuvideo wamufashe agiye kudushyira kuri akaunti ya TikTok, akagaragaza uko byari byifasha ahura n'umufana ukomeye. Tamara yarishimye aramubwira ati ahubwo nanjye ukame gashyireho, nandiko ngo wahuye n'umuntu ukunda cyane ufana bidasanzwe. Naziri ati wow, ubwo byemeye urakoze. Mbere yo kugashyira kuri akaunti yanjye ndabanza kukaguha inbox. Ako kavideo kari gakoze neza cyane, kuva umutima hagaritse ku irembo ryo kwa Naziri, uko yavuyeho, uko bahoberanye, uko binjiye mu gipangu, mu nzu, uko bagiye bagateka, bagasangira, akamuha impano, bakifotoza n'andi mafoto, akamujyana kuri kilinike, akamuherekeza kugera yinjiye mu modoka. Yari video nziza, ngufi, ifite iminota 3 gusa, ariko irimo ibintu byose byabaye. Noneho yari irimo akazi kigateye ubwuzu, ku buryo yasoje kuyireba amarira yashotse. Akibona yashyize kuri TikTok maze abafana so kwisukiranya, Naziri bose baramufollowinga. Mu minota 10 gusa yari amaze kugira abafollowers barenga 1000 bashyashya. Bateraga comment kuri account ye no kuri account ya Naziri basaba Naziri kuzabemerera nabo bagahura. Abandi baciye mu gikari kuri ya nimero baramwandikira ndetse aranabemerera. Mu isaha imwe gusa si we yahise amuhamagara yarakaye cyane aramutonganye. Ntiyamuhaye umwanya ngo avuge, yaje asakuza cyane ati nta n'isoni Tama, wowe ugatinyuka ugashyira biriya bintu kuri TikTok werekana ko wararanye n'umusore. Ese ubundi mwahuye mute? Mwamenyanye mute? Impamvu utamfataga burya nta nubwo wari uri inaha, wari waragiye gusura umusore muri ghetto mumaranye iminsi. Erega ntabibonye ngaho amafoto aguteruye, buriya se ayo nabonye siyo menshi. Ukuntu se wamuhoboye akaguterura? Njye uheruka kumpa impano ryari? Umukobwa muzima arifata agashyira undi muhungu impano, akanabishyira kuri stati, akanabishyira kuri TikTok, umukunzi we nta kintu na kimwe yigeze amuha. Ahari wibwira ko ari wowe wenyine ufite abagukunda. Ubuzi ko udahari nabura abandi se? Tamara yashatse kumusobanurira, undi arakupa, amwandikira amubaza ati kuko ugatego ukajya kurarana n'umusore, warangiza ukabipostinga abantu bose babibona. Ubu se mama wabimenye wamubwira ngo iki? Wabaye indaya yicuruza ku mugaragaro. Uwo mwanya yamwereje amafoto abiri ari gusomana n'abakobwa babiri batandukanye, ngo amwereke ko nawe afite abandi bantu ku ruhande, katari we Kamara. Yanarengejeho indi imwe igaragara nk'umukobwa ari mu cyumba cye cy'yisumiye bwite. Si we yabikoze ashaka kwihorera ngo nuko yaketse ko Tamara yararanye na Naziri. Tamara yagize agahinda ababazwa n'ayo mafoto, maze ntacyo azahamagara Naziri arabimubwira. Naziri yarababaye cyane aramuhumuriza mu mwanya. Bavuganye isaha yose kuri telefoni, ageze aramureka. Tamara akigera iwabo yongeye kumuhamagara mugisha inama, Naziri yanga gucakura aramubwira ati rekana n'uwo musore. Wowe waje utaje kurarana nanjye, nubwo mbere twari duhuye. Yanze kumusobanurira. Umuntu utagutega amatwi sinzi ko yazakubera umugabo mwiza. Ikindi we yakuretse ko yakoraga ibirenze ibyo utekereza. Uko bigaragara impamvu mwashwanaga muri iyi minsi iranumvikana. Buriya atinya ko ibyo akorera ahandi nawe wabimukora. Ahubwo wishime kuko iyo utaza hano ibyo ntiyari kubishyira hanze, none yitaye hanze ngo ari kuguhima, agaragaje ko ubwo yagucaga inyuma n'ubusanzwe. Yanamugira inama y'icyo yakora mu gihe arumva ababaye kuko yamuretse ariko akabicamo yemye. Naziri yarengeje ati ukuntu witanze ukemera guhera saa 2:30 z'ijoro witegura, ukabyuka mu museso uje kundeba, ugakora urugendo rw'amasaha 12 mu modoka, nukuvuga kuza no gusubirayo. Mbese amasaha yawe arenga 24 yashize nta kindi kintu yakoresheje kitari ukuza kundeba. Nanjye nkwemere kuko hafi muri ibi bihe byose.
nujya wumva wigonze wakumbuye cyane si wowe ukumva ushaka kumuhamagara ujye wihangana umuhamagara ari njye igihe icyo ari cyo cyose nzaba mpari keretse nimba ndi kumwe n'umukiriya cyangwa ndi gufata amashusho nibwo tutazavugana ariko nzakwitaba nkubwire igihe ndibuze kubonekeraho kandi uwo musore uguca inyuma nubwo yagusaba imbabazi kanshuro 100 ntumubabarire asanzwe aguca inyuma uretse ko utarobizi nubwo nawe waba wabikoze we yaba yarabigutanzemo kandi buriya nta muntu utarakara ariko biba bibaje kubona umuntu arakaye agahita akora ikintu kibi umuntu urakara agahubuka agakora ibintu bibi muri uwo mwanya yarakayemo kandi arakara vuba uwo nguwo rwose aba ari umuntu mubi mu gihe atarahinduka ngo ahindure iyo mico ntabwo ukwiriye kugumana nawe kuko iyi mico afite akiri umusore nabo umugabo azayikuba inshuro 7. Ese uratekereza ko niba ngibi aba yakoze aba yagerageje kwitwararika nyine ngo mudashwana uribaza noneho nabo umugabo yaramaze gukuraho azigaragaza bya nyabyo noneho yigaragaze we wanyawe kandi nureba n'abazanarenzaho icyiza nuko watandukana nawe kandi ukagerageza kubishakiramo ibyishimo ndabyumva agahinda ntikabura ariko mu gihe uri gutekereza ku gahinda ufite uri gutekereza ko byiza yagukoreye ujye unibuka n'ibibi yagukoreye kandi ubone ko ari byo byinshi ari byo byari kuzashyira ubuzima bwawe mu kaga kuruta kwishimira bike byiza yagukoreraga. Hashize iminsi Tamara atavugana na Sibo, Naziri yagiye kuri TikTok ashyira amafoto abandi bafana b'abakobwa baje kumusura bagateka bagasangira. Yanafunguye YouTube channel cyashya abari yashyira video ndende z'iminota irenga 30 ari kumwe n'abo bakobwa harimo n'amajwi yabo bwite bitandukanye na Tamara yashyizemo akazi kikoroheje. Sibo yarabibonye ahita abona ko burya Naziri na Tamara bahuye nk'uko yahuraga n'abo bakobwa bandi b'abafana. Yifuje kumuganiriza ngo amusabe imbabazi kuko bataramuteze amatwi agahita ahubuka akamwereka ibindi bintu byinshi. Hari hashize icyumweru n'igice batavugana ariko Tamara avugana na Naziri buri munsi. Tamara yagishije inama Naziri amubwira ko yabahisemo nabi ko uwo musore umugenzi atya adakwiriye kugumana nawe. Ibyo yarabyubahirije nawe akatira Sibo nubwo bwose bitari byoroshye kumubwira we kandi akimukunda. Naziri yari aramwemereye kumuha umwanya buri gihe akamubwira uko yiyumva. Byarangiye batangiye kuvugana amasaha menshi mu biganiro byabo rimwe na rimwe Sibo ntanazemo. Nyuma y'amezi ane bavugana buri munsi badakuraho Naziri ubwo yamwisabiye kuzasubira kumusura ngo amushimire ko yari yaratumye agira igitekerezo cyo gufungura channel ya YouTube yashyiragaho amavideo yahuye n'abafana. Yari amaze guhura n'abakobwa 16 kandi bose yarafashe amavideo y'iminota 30. Abantu bari bari gukunda ibiganiro bagiranaga cyane ko wazaga yamugishaga inama akayimugira ko kanya biri live. Ikiganiro cyari cyararebwe n'abantu bake ni cyari gifite 112. Byose yabishimiraga Tamara wabanje kumusura abandi bagafatiraho nabo bakaza kumusura kandi bakabibyaza umusaruro bagafata amashusho bakabishyira kuri YouTube channel. Uwo munsi ho banze kwiteza imbuga nkoranyambaga baganira mu mutuzo nta kamera ihari. Naziri ntifuzaga ko bahura gusa ngo amushimire ahubwo yari yateguye n'icyo ashaka kumubwira adaciye ku ruhande yamubwiye ko amukunda. Tamara yanze kubyemera kuko atumvaga ko bishoboka. Yewe yarabihakanye yaga kubyemera neza. Yanise ahaguruka ngo yitahire. Naziri yaramuretse ngatahe aramubwira tuzabitekerezaho uzambwira. Tamara yibwiraga ko ari kumubeshya niyumvishaga ko yafanaga byo gupfa yamubera umukunzi. Naziri yakomeje kumuhamagara kenshi amwitaho birangira Tamara abonye ko akomeje maze asubiraho ngo amubwire ko amukunda bari kumwe. N'ubundi yaramukundaga akifuza kumubera umukunzi ariko ntizere ko bishoboka. Nyuma y'uko kwezi kurenga bitekerezaho yagiye amubwira ko nawe amukunda ndetse ko amukunze mbere yuko abimubwira ahubwo ko ari uko atabyizeraga ko yamukunda koko atari ukumubeshya nk'uko abandi basitari babigenza ugasanga babwiye umukobwa ko umukunda kandi ari ukumubeshya kugira ngo gusa bamukoreshe ibyo bashaka. Kwihangana byarabananiye uwo munsi bashyira amafoto hanze bari kumwe bandikaho amagambo y'icyongereza ngo kuva ku gufana kugera ku rukundo nyakuri. Abantu magana n'amagana barebye iyo mafoto batera ukometse nyinshi bavuga ko baberanye babifuriza kuzabyara bagaheka. Sibo we agahinda kari kose ndetse anabona gihamye ko Tamara atakiri uwe. Nyuma y'andi mezi 6 Tamara na Naziri bakoze ubukwe nabwo bawufashe amashusho babushyira kuri channel ya YouTube nshyashya bafunguye bakayita Naziri Tamara. Naziri wari utunzwe n'imbuga nkoranyambaga kuva na mbere ntiyari kugotwa kuri video nziza nk'iyo ngiyo y'ubukwe. Nyuma yo kuba umugabo n'umugore bashatse izindi content bakoraho bafatanyije bakabishyira kuri YouTube bakora n'indi mishinga mu cyaro kuko Tamara we yari inzobere mu byo guhinga no korora. Amafaranga bavanaga kuri YouTube channel zabo batishagamo ibinani bakaguramo amatungo bagakomeza gukora n'indi mishinga itandukanye. Kugeza uyu munsi Tamara na Naziri nicyo kibatunze batunzwe na TikTok, YouTube channel n'iyo mishinga yindi kandi babanye neza buri mu bantu b'intangarugero mu bafite urugo rwiza. Naha dusoreje inkuru ya Tamara na Naziri. Ndagushimiye ngusaba gukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Ntuzacikwe n'izindi nkuru zitandukanye.